Muri gahunda ya Sirimukana Furo, inzoga z'ubwoko butatu arizo Red Furo, Yellow Furo ndetse na Furo 58 nizo zimaze kugezwa ku isoko ry'u Rwanda. Bwana Ndahimana Jean Marie Vianney, umuyobozi wa Jespoto Limited ari nayo iri gucuruza izi nzoga, aragaruka ku mpamvu yamuteye kuzizana ku isoko ry'u Rwanda. Uko igihugu gitera imbere ni nako abashoramari dukomeza gutekereza kureba niki twakora kugira ngo dukomeze dufatanye na leta mu gukomeza guteza imbere igihugu, kuba dufite imiyoborere myiza, kuba dufite igihugu kiri kwihuta mu iterambere, kuba dufite igihugu gisigaye gifite abaturiste benshi, kuba dufite abanyarwanda bameze neza basirimutse nk'uko ibyeri twayihaye agasirinuka sirimuka. Ibyo byose byagiye bintera imbaraga zo gukomeza gutekereza ni iki gishya kindi nanjye mu ishoramari ryanjye nakongeramo, noneho nari igihugu cyanjye nkakomeza kugifasha, nkomeza gufasha abanyarwanda, nkomeza gufasha abashyitsi batugenderera kwishima no gukomeza kuryoherwa n'ibindi byiza bisanzwe hano mu Rwanda. Ni inzoga zikorwa mu gihingwa cy'ingano z'umwimerere, zihingwa mu butaka bw'umwimerere butarimo amafumbire n'indi miti, ndetse muri iyi nzoga hakaba nta sukari irimo cyangwa ibindi binyabutabire. Zikaba ari inzoga zinakunze kwifashishwa ahantu hatandukanye nk'uko bisobanurwa na John Christian Kavukire, umuyobozi w'uruganda Furobek rwenga izi nzoga. Ni inzoga ya mbere ija muri Afrika itari filtre. Iyi nzoga nayo yitwa Yellow Furo is blonde, ariko iyi nzoga yacu niyo nzoga ya Tour de France, nayo nyene niyo nzoga y'aba sportif. Abanyarwanda turabakunda, murakunda sport cyane. Iyi nzoga uyinyoye ku mugoroba uhejeje uruhuka neza, kuko ibintu birimo bituma umubiri uruhuka neza, urekipera n'ingoga. Muri Tour de France iyi nzoga niyo mu ba VIP ba Tour de France niyo bama basogongera. Iyi nzoga rero akabijya ifise utuntu twiza spices tuvura umubiri, sino bivugira ngaha kuri mikro, ariko mubikeneye toshora kugira instomach, kuko ni science twagize inyuma y'imyaka 12 kugira ngo tukore iyi nzoga. Mu gihe u Rwanda rwimakaje gahunda ya Tunyweresi igamije ko abanyarwanda banywa mu rugero, Bwana Ndahimana Jean Marie Vianney avuga ko ubucuruzi bw'izi nzoga buzashingira ku kuzuzanya na leta, bityo ko icyiza ari ukunywa inzoga nke ariko nziza. Gahunda zose dukora twuzuzanya na leta, kandi kunywa nkeya nibyo nayo mpamvu natwe muri publicité dukora tubwira abantu ko bagomba kunywa inzoga nkeya. Umuntu utarengeje imyaka 18 ntabwo yemerewe kuyinywa. Izo message ziratambuka, ahubwo turanuzuzanya niyo gahunda, kuko unyoye gakeya ariko ukanywa akantu kameze neza, nabyo ngira ngo bizashimisha abaturage cyangwa abanyarwanda n'abandi bazanywa ibyeri kurushaho. Kugeza ubu inzoga za Sirimukana Furo zikorerwa mu gihugu cy'Ububirigi, zikaba zibonekaho Jespoto Limited ikorera mu nyubako ya Silverback Mall kuri Sonatube mu karere ka Kicukiro, ndetse no mu maduka yose acuruza inzoga. Ubuyobozi bwa Jespoto Limited bukavuga ko mu gihe kiri imbere buteganya kuzubaka uruganda rukora izi nzoga mu Rwanda mu rwego rwo kugira ngo ziboneke ari nyinshi kandi ku giciro cyiza. Savio Kwizera, TV1.